nahise mbona ko rya perereza General Torres amaze iminsi ari gukora yabonye ko namubeshye. Mu gihe nkirimo kubitekerezaho ubwonko bwanjye bumeze nk'ubwatakaye, noneho naguye mu kantu intege ziracika nyuma yo gutungurwa no kubona abasirikare bazengurutse Gemana Neyira babashyira hagati. Ndetse ako kanya General Torres ahita aza nsanga kuko yari yamaze kumbona, ankomera amashyi ubona ameze nk'uri kunyishongoraho avuga ati bwa nyuma na nyuma mpuye nawe mu buryo nshaka, bitandukanye no kuba narahuraga nawe ari wowe ubishaka musore muto. Gusa nanone ntiwumve ko ari uko nshaka guhura nawe, ahubwo ikintu cya mbere nshaka kumenya ni uburyo wabashije kwinjirira umugore wanjye, nkaba nkeneye kumenya na buri kintu cyose icyo ari cyo cyose kinyerekeyeho yaba yarakumbwiyeho, kuko ndabizi neza ko nta kindi wari ugamije uretse kuba inshuti nawe ubundi ukanyinjirira mu muryango wanjye nko kugira ngo uzamenye intege nke zanjye. Aka kanya rero gutegura ubwonko bwawe ko ari cyo gihe cyo kugira ngo ngushyire aho ugomba kujya, ndetse ariko bikaba nyuma yo kumbwira ibyo nshaka kumbwira byose. General Torres yamaze kumbwira gutyo mpita nduhutse umutima, kuko mu bintu nari mpangayikiye nuko Dorcas yari kuba yamubwiye byose binyerekeyeho njye na Gema kimwe n'umuryango wacu byose. Mpita mbona ko bishoboka ko Dorcas ahubwo yahatirijwe ku kiguzi runaka kuba yavuga uburyo aziranye natwe ariko ntiyakora ikosa ryo kudutanga. Bivuze ko ako kanya n'ubundi Torres nta makuru afite. Ako kanya maze kwiruhutsa umutima Torres yahise abibona, atungurwa no kubona nduhukije umutima, kumbe sinanamenye ko nabikoze ndimo kumwenyura. Ahita ambaza icyo mwenyuye cyangwa se igisekeje muri ibyo. Mpita mubwira ko ikintu kinshimishije ni uburyo ako kanya mpise mbona intege nke ze, za zindi n'ubundi iteka mpora ntsindisha abashaka kunyirukaho bose. Mu gucanganyikirwa mbaza izo ntege nke ndi kuvuga mbonye, musubiza ntaciye ku ruhande mubwira ko nta kindi uretse kuba abantu bashaka cyangwa se bifuza kumfata n'ikipe yanjye, kuko kudufata byo bidashoboka. Bakiducira iryera bahita batangira kwishongora bavuga ko batubonye ngo bagiye kudukoresha ibyo bashaka ibiki n'ibiki, ntibakamenye ko kudufata ukizera ko wamaze kudufata ari uko waba wamaze byibura watugejeje aho dufungiye neza cyane wabyizeye. Nubwo nabyo ntabyizera ko byizewe neza ko badufite neza igihe badufunze, naho kuba batuzenguruka cyangwa se banatwambika n'amapingu cyangwa se badutunga imbunda, ibyo ni ibintu dufata nk'uko umuntu yimenyereza umuco wo kubyuka akanywa amazi. Bityo ubwo bwishongoza avugiye aho ngaho ndi kumureba nkisekera. Navuze gutyo mbona Torres ameze nk'ugize ikimwaro, cyane ko yari imbere y'abasirikari be ayoboye anabinyemerera, abareba inyuma ye ubona amanuye umutwe nk'umuntu ushaka kugira ikintu akora. Ariko nanjye ayo magambo nari maze kuvuga nta kindi nari ngamije uretse kubwira Gemana Neyira ko tutagomba kuguma duhagaze cyangwa se ngo badufate tuzashaka uko ducika nyuma, ahubwo ako kanya tugomba kurwana inkundura duhangana kugira ngo ducike aho ngaho. Torres amaze gusobanukirwa ko tutaramanika amaboko, yatangiye abwira abasirikari be ko bagomba kudufata ku kabina keza. Ako kanya Gemana Neyira baterana umugongo kugira ngo batangire barwane. Torres nawe atangira kuzinga amaboko kuko nta mbunda afite agira ngo ndwane nawe. Mu gihe twiteguye kurwana inkundura natungwe no kumva hari abari kuzamuka ama esikariye agana aho turi. Mbakubise amaso turayahuza mpita ntungurwa cyane nibaza uburyo bageze aho ngaho, ndetse bo ikintu cya mbere babonye nuko nari mpamagaze nk'umuntu witeguye urugamba karahabutaka. Mu gihe ngitunguwe no gutyo nta n'ikintu kintunguye nuko abo nari mbonye ari Vivensi na Petero na Lewis bazaga bagana aho turi. Igitaraganya Petero nahita asaba Vivensi gusubira aho bavuye. Vivensi akimara gusubira inyuma, Petero na Lewis ahita azamuka ama esikariye ameze nk'uri gusimbuka ku buryo wagira ngo ni ninja. Ako kanya ahita ngeraho, agiye kumbaza ibijya mbere ahita abyibonera n'amaso ye. Akimara kubibona ambwira ko niturwana gutyo dutanga umwanya hagati yacu n'abasirikare byatuma bakoresha imbunda zabo, ariko tubatunguye tukabararamo hagati tayari babura uko barasa, tukabakubitana bwa burambe bwacu dusanganwe ubundi tukitahira mu mahoro. Ni nako twese tubipanga, kuko mu gihe nerekaga Torres ko ndi kuganira na Petero na Lewis, Petero na Lewis we yahise aguruka yinjira Torres amukubita ingumi nziza yo ku gahanga, ariko Torres ahita kwepa. Mu gihe agihugiye kuri ibyo nanjye nguruka nkurikira papa wanjye, tuba twinjiye mu basirikari hagati, kuko Gemana Neyira uko bateranye umugongo niko nanjye na papa mu cyuho cy'umwanya usigayemo twahise tugiteranamo imigongo, ubundi abasirikari turabasatira tubakubita nta n'umwe ukozemo. Torres abari uza aje gusoza ibyo abasirikari be bananiwe aho bari baryamye hasi barimo kubireba bataka. Torres agiye kwataka wa muco papa yazanye wo kuturwanira ahita twegeza inyuma. Tayari we na Torres batangira kwifatiranamo barwana inkundura natwe tureba, ariko ntihagire n'umwe ubasha guhamya undi na gatoya.
Bigeze hagati Toresi atungurwa twese twumva mu ijwi avuga ati ntibishoboka, iyi mirwanire wayikuye hehe wa mugabo we? Ahubwo se urinde? Ko uriya musore ninde? Ko nari nzi ko hariho Maximilian umwe gusa. Mu gihe njye nari mpagaze inyuma gato ndimo kwibaza uburyo Vivensi na papa bageze aho ngaho, nkaho bari bazi ko dukeneye ubufasha bwabo, Petero Lewis yahise abwira Toresi ati mwebwe icyo nicyo twabarushije, kubera ko iyi myaka ishize yose nk'uko igisirikare kigira umuvugizi, minisiteri ikagira umuvugizi, polisi ikagira umuvugizi, n'igihugu bwacyo kikagira umuvugizi, niko natwe twabigenje. Umuvugizi wacu aba ari we ugaragara nk'uko umuvugizi abazwi, ariko umuyobozi w'icyo kigo ntagaragare abantu nyamwinshi batamuzi. Natwe Maximilian na Giovanni nibo bantu batuvugira mu bikorwa byacu, bivuze ko abandi nkatwe tuba turwana intambara tutagaragara. Rero kwirirwa utungurwa ntabwo nari nzi ko ari ngombwa, kuko syndicate yacu ni nini cyane ku buryo utavuga ngo uyu ninde cyangwa se ngo uzamenya nde. Uretse n'ibyo atari byo byakakuvuniye umutima Toresi we, ahubwo icyakakuvuniye umutima ni ukumenya niba uri mu nzira nziza gusa, ku buryo bitazaba ngombwa ko tuzakurwanya cyangwa se tukazakugendaho. Ari nayo mpamvu aka kanya ngiye kuguha amahirwe. Nuko aramwegera bafatanya amaboko barimo gupezanya, amwongorera mu matwi amubwira ati Toresi, igikorwa cyose kibi urimo gupanga, cyane cyane ikinyuranije n'igihugu cyangwa se n'umuryango wa Lewis, nakugira inama yo kukihorera, kubera ko iminsi mike n'ubu utamanitse amaboko ngo ukomeze ubuzima busanzwe. Tuzaza tuje kandi urabizi iyo tuje uko bigenda, kandi nizeye neza ko nta mpamvu yo kuba aka kanya twaba turi kurwana, kuko mu by'ukuri uretse ubugugu bwawe nta kindi kintu turi gupfa. Petero Lewis yamaze kubwira Toresi gutyo, mu gihe Toresi we yari yataye umutwe, ibitekerezo byose yabishyize ku magambo Petero Lewis amubwiye, ndetse arimo kwibaza ku muntu nyirizina umeze nka Petero Lewis ari kubona imbere y'amaso ye, haba mu mivugire, igihagararo n'ibikorwa. Petero Lewis yahise abikoresha nk'iturufu, akubita Toresi ingumi 3 zikurikiranye, imwe mu rubavu rw'iburyo, indi ibumoso, asoreza amukubita ingumi, inyundo y'ingumi mu gituza. Toresi abandagara nka hariya mu gihe agihuze cyane. Neyira yahise yegera Dorokasi amwongorera ibyo tutazi. Ubundi Petero nadusaba ko tuva aho ngaho igitaraganya. Ni nako byagenze, twavuye aho twihuta cyane, tuza kugera muri parikingi nta muntu twitambitse, duhita twinjira mu modoka ya Vivensi yari iri kwaka byihuse, ayisohora aho ngaho kugeza dufashe umuhanda mugari. Neyira ahita yakira message atubwira twese ko iturutse kuri Dorokasi, amubwira ko asoje ibyo yari amaze kumubwira. Neyira tumubariza icyarimwe ibyo yamubwiye, atubwira ko yarasabye Dorokasi gusiba amashusho yose y'ibyabereye muri kampani ye, uhereye aho turwaniye kugeza muri parikingi, kuko yakekaga ko byanga byakunda Petero Lewis na Vivensi bashobora kuba baje mu modoka ye kandi tugiye kujya kuyinjiramo. Twamaze kubyumva ajya mahita ahobera Neyira amubwira ko atekereje kure birenze uko twe twatekerezaga. Ajya mahita abaza uko byagenze kugira ngo bamenye ko turi mu byago, bagahita baza kudutabara. Petero Lewis ahita avuga ati mu by'ukuri ntabwo twari tubizi ko muri mu byago, ahubwo ni umupangu twari twapanze ubwacu njye na Vivensi, nyuma yo kuba twaherekeje Anthony Martin n'umuryango we tukabageza mu rugo amahoro, ndetse bakabanza kudutembereza iyo nzu nziza ifite umutekano ku buryo nta muntu wapfa gukeka ko ariho baraba bibereye. Njye na Vivensi tubasezeraho tuvuga ko dusubiye mu rugo, ariko tutaragenda Penina ambwira ko ashaka kunganiriza ku bintu amaze akanya kanini ambonyeho. Mu kugira amatsiko tujya ku ruhande, ambwira ko ngo igihe cyose twari turi kumwe kuva nijoro ngo yakomeje kubona amaso yanjye ntayakura ku mugore mwiza. Mu kubivuga mpita ntungurwa cyane, kubera ko nari nzi ko ari akabanga nibitseho ku giti cyanjye, nta wundi muntu n'umwe ukazi. Mubaza uburyo n'impamvu we yari ari kunyitegereza akabona ko ndi kureba umugore mwiza uba utamukuraho amaso. Penina nsubiza ko nta muntu mubo turi kumwe twese utarimo kundeba buri kanya, agamije kugutekereza ikintu cyakorwa kugira ngo mbashe kugarura ubwonko bwanjye bwibutsa, mbashe kumenya uwo ndi we. Ako kanya mu gutungurwa kwinshi mpita mbaza Penina niba ari uko bimeze, ubwo bivuze ko abantu bose baba babibona ko ndimo kureba umugore mwiza cyane nka bya bindi by'uwububa ubonwa n'uhagaze. Azunguza umutwe ambwira ko ari ibintu bigaragara neza cyane. Ambaza ubusobanuro bwabyo, musubiza mu ijambo rimwe ko nta kindi kibiri inyuma uretse kuba umugore mwiza ari we muntu uri mu kigero cyanjye nabonye nkabona nyine turi urungano. Penina atangira kunserereza ambwira ko wasanga ndi mu rukundo.
musubiza ko ntazi ibyo ari byo ariko nanga gusunika ibintu ntazi aho navuye uko hameze kuko wasanga mfite umugore n'abana ntawamenya. Ahita ambaza Nyamatsiko niba ndamutse ngaruye ubwenge ngasanga abo mvuze ntabo mfite, umugore n'umwana, umugore mwiza nahita amwirukaho kugeza abaye uwanjye. Musubiza ko amasaha arimo kugenda bityo reka dutahe kuko amategeko ya Dogiteri Kereke na Max yo kuba ndi mu rugo kugira ngo nirinde ko haba hari abankurikiye ngomba kuyubahiriza. Penny namwenyura ambwira ko icyo gisubizo muhaye ku kibazo yarambajije azi icyo bisobanura. Nuko nsubira inyuma nongera gusezera kuri Anthony Martin n'umuryango we, ubundi dusohoka twinjira mu modoka. Ariko kuri njye wagira ngo ikiganiro ngiranye na Penina wagira ngo hari ikintu kimeze nk'imbarutso giturikije muri njyewe cyangwa se mu mutima wanjye, kubera ko umutima wanjye watangiye gutera cyane nibaza uko ndaba meze nindamuka mpingutse imbere y'umugore mwiza nanone. Ibyo bitekerezo mu gukomeza kumbana byinshi nashigukiye hejuru Vivensi ambajije ikibazo mfite ku buryo anganirije iminota igera kuri ine yose nta kintu ndamusubiza. Musubiza mu bimwaro byinshi ko agatotsi kari karimo kuntwara. Ambaza uburyo agatotsi kantwaye simfunga amaso, nuko mpita mubwira nti urabizi mu gihe cyashize hari ahantu Max yigeze kutujyana hari akayaga keza ku buryo umuntu yahanywera kasterera biya ukumva uruhutse mu mutwe, reka tugende tunyureyo ku buryo ba Max batarabimenya ubundi tubone dutahe. Vivensi avuga ko icyo gitekerezo ari inyamibwa. Aribwo twageze muri parikingi yaho tukazamuka ariko nakwitegereza imbere aho twari tugiye ngatungurwa no kubona Max ahagaze nk'umuntu witeguye umurwano. Nitegereje neza mu kirahure cy'urugi runini rwinjira aho twari tugiye nkabona amaguru y'abantu benshi bamuhagaze imbere bambaye imyenda ya gisirikare, ngahita amenya ko Max ari mu bibazo. Aribwo nasabye Vivensi kujya mu modoka akayicana ku buryo igihe bibaye ngombwa ko tuza kwinjiramo ahita yiruka cyane. Aribwo nazamutse nkabageraho, ibyakurikiye nyuma byose mwabyiboneye uretse Vivensi utari uhari. Ako kanya papa wacu yamaze kubwira Gema ku byo yaramubajije, Gema arabyumva asigara nawe asobanurira Vivensi bibereye muri lounge iri muri hoteli ya Dorcas byose. Ariko njye nsigara nitekerereza ku mubano wa papa wacu n'uburyo ashobora kugwa mu rukundo na mama Neyira, kandi wenda urukundo cyangwa umubano we na Dogiteri Neri Pascal utararangira. Mpita niha intego yuko nkigera mu rugo mu kanya ngomba gukora ibishoboka byose nkamenya ibijya mbere hagati ya mama wa Neyira na Petro ni Lewis, Dogiteri Neri Pascal na Dina mama wa Derika, kugira ngo byibura ikizaba hatazagira umuntu n'umwe uza kugishavuriramo. Twakomeje kugenda Neyira we yitegereza papa wacu, uturira tugatakara akaduhanagura tutaramuraburiza kugeza ubwo twageze ku gipangu iwacu, tugatungurwa no guhura n'imodoka iri gusohoka mu rugo. Mu kwitegereza neza ntungurwa no kubona ari imodoka ya Mariyamu. Mu gutungurwa nibaza icyo yaraje kumara aho ngaho, mbona ntabwo yatubonye ahita akomeza inzira ze. Tugeze neza ku gipangu nsaba Vivensi guhagarara nkabaza umusekiriti bijya mbere. Mu kumubaza ambwira ko nyirabuja yaraje aho ngaho kundeba n'umukunzi wanjye ariko akaba asanze tudahari, ndetse kuko na wa mubyeyi turi kumwe muri iyi minsi yari yagiye amubwiye kuza kubareba avuga ko badahari. Mariyamu ahise akataragenda avuga ko araza kumvugisha kuri telefone. Ako kanya namaze kubyumva twinjira mu gipangu. Birumvikana umusekirite ntabwo yari abizi ko hari abandi bantu turimo kubana mu rugo nk'umuryango wa Brian. Twanasanze muri salo n'umugore we n'abana bigaragara ko barimo kuganira. Nuko tumaze gusuhuzanya koko Mariyamu yahise ampamagara ambwira ko yaraje kundeba akambura. Mubwira ko amakuru nayamenye kuko tumeze nk'ababisikanye. Ubu nibwo ngeze mu rugo. Ahita ambaza niba yagaruka akaza kundeba nubwo atari ibintu binini ashaka ko tuvuganaho. Musubiza ko atari ngombwa ahubwo ambwira aho ari mpamusange. Mariyamu ambwira ko ataragera kure kuko amaze kurenga ku ruganda rw'itabi, kuko hari ahandi hantu yari agiye kubanza kwerekeza mbere yo gutaha muri kampani ya ba Lewis. Mubwira ko abari bo muri izo nce ngewe ntege akamoto mpite mugeraho. Navuye mu rugo mbabwiye aho ngiye, nuko ngeze imbere ntega moto itaratinze kungeza ku modoka ya Mariyamu. Mu kuyegera afungura ikirahure asaba kwinjira mu modoka, nsanga arimwo wenyine ambaza amakuru. Musubiza ko ari ibisanzwe by'iyi minsi. Mariyamu ambwira ko abahangayitse cyane kubera ko iyo ntari kwigaragaza mu bikorwa ngo abaturage bambone njye n'umukunzi wanjye, abahangayitse ko hari ikintu cyaba cyarambayeho kandi mbizi neza ko ankeneye mu buzima bwe. Muhumuriza mubwira ko nta kibazo na kimwe rwose gishobora kuba cyatuma tuburirwa irengero, kuko sindikete yacu iba yaturinze birenze urugero. Nkivuga gutyo Mariyamu yahise avuga ko ahubwo ibyo nabyo biri mu byatumaga ashaka kuganira nanjye.
nyuma ya wa munsi duherukaniraho hari amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yamwibukije umugabo we Petronile Lewis wipfiriye kera n'umwana we Landry Lewis, kubera ukuntu nta kintu cyavuzwe kugerana n'ubu uretse kuvuga ko umuntu twarwananaga arwana nk'umugabo we, bityo yari ari kubaza niba indwanyi zo muri syndicate yacu ziba zifite imirwanire itandukanye ku buryo twese tudahuje, kuko nubwo ubwo natangiraga kugaragara bavugaga ko ndwana nk'umugabo we, ariko uriya wundi twari kumwe we byagaragaye ko andenze nk'uko n'abatangabuhamya babivugaga. Mariam yamaze kumbwira gutyo mubwira ko ibyo nta kintu na kimwe nshaka kubivugaho kubera ko ari ibijyanye n'akazi kacu, ahubwo mpita mubaza amakuru niba hari ikintu yaba azi gifatika musaza we Ezeki yaba apfa na Toresi kandi bizwi ko bahoze ari inshuti magara. Mariam ansubiza ko nta kintu na kimwe azi kuko na nyuma ya cyagiye tumubohora muri kampani yaramushatse ngo amuvugishe ariko yaramubuze, na telefone ye yarayiborotse ku buryo atabasha kumuvugisha. Nahise nkubita agatima ku iperereza turimo gukora ku bantu bari inyuma y'ibyabereye iwacu, mpita mbaza Mariam niba hari abantu bakomeye cyane kandi bari mu nzego zo hejuru muri leta bashobora kuba baragize uruhare mu byabereye mu muryango we mu myaka yashize ubwo umugabo we yicwaga yabakeka. Mariam ahita atungurwa ndabibona ariko ariyumanganya kugira ngo ntamunyuzamo ijisho, aracikwa ahita mbaza ati ubundi se baramutse bahari wabagira gute? Mu kumubaza impamvu mbajije icyo kibazo ahita ambwira ko ibintu agiye kumbwira ari njyewe muntu wa mbere agiye kubibwira. Mubaza ibyo ari byo ansubiza avuga ati Maximilian, kimwe mu bintu nzi neza ni uko uburyo ibintu byabereye iwacu byakozwemo ntabwo umuntu wabiteguye ari umuntu wa hano hafi, ikirenze ibyo uburyo byakomeje gupfukiranwa nanjye ubwanjye nkaba narakoze uko nshoboye kose kugira ngo uwo muntu mushakishe, ariko singire icyo ngeraho kubera uburyo ibimenyetso byahitaga bizimangatana bigaragaza ko ari umuntu ukomeye cyane. Mpita mubaza nti none se ni ryari byatangiye ushaka ibimenyetso byo kwishakira ubutabera ariko bikanga? Mariam mukurira amarira y'ingona ashaka kunyereka ko ababaye cyane yarambwiye ati nyuma y'ibyumweru bike cyane ubwo twari tumaze kwisuganya byibura kampani yatangiye gukora neza, nibwo nanjye nahise ntangira inzira yo kwihorera, ndetse yewe hari n'ibimenyetso byagendaga biboneka mu iperereza ryakorwaga n'abashinjacyaha n'abavoka nari narashatse, ariko ubwo byabaga biri kwigwaho nko muri polisi cyangwa se ubugenzacyaha tukaza gutungurwa no kumva ngo abantu batazwi bateye ibiro by'iperereza cyangwa se polisi bikarangira ibimenyetso biburiwe irengero. Uko niko ntacitse intege, ariko imyaka ikomeza kwicuma nsanga inzego za leta atari zo kwizerwa, nza kwiyambaza abantu umuntu atazigera akeka ko na gatoya bahoze ari inshuti z'umugabo wanjye ari bo Ramari na Hiberi, ariko babura ibimenyetso kubera ko bya bindi byabaga byaribwe. Ababikoze bagarukaga inyuma bakanabisibanganya byose ku buryo n'ahakorewe ibyaha byarangiye nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko byahakorewe. Uko niko nacitse intege nanjye ntangira kumanika amaboko mvuga ko ibyabaye byarangiye. Mariam yamaze kumbwira gutyo ambeshya icyo akora mu bintu byose yambwiyemo harimo ikintu kimwe nabonyemo nk'ukuri, icyo kikaba nta kindi uretse kuba hari umuntu bafatanije ibyaha kandi ukomeye cyane. Byatumye nemeza ntashidikanya ko urutonde twakoze rw'abantu tugomba gukoraho iperereza Kapiteni Ramari na Hiberi twabakuramo kubera ko icyo gihe avuze yatangiye gukorera iperereza bari bataraba abantu bakomeye, uretse ko ahubwo nahise nunguka igitekerezo cyo kugenzura koko niba ibyo avuze ko ibimenyetso byibwaga ari ukuri. Mpita mubaza ibiro by'iperereza ibimenyetso byibiwemo. Mariam ambwira ko n'ubundi ari ku cyicaro gikuru cy'ubugenzacyaha byabaye nyuma y'amezi 9 Petronile Lewis apfuye, noneho nyuma y'imyaka 2 n'amezi 4 ibindi bishya byari byarabonetse nabyo biza kwibirwa muri sitasiyo ya polisi imwe iri mu mujyi wa Kent. Mariam amaze kumbwira gutyo namushimiye kuko banyizeye akansangiza amakuru nubwo ari amatsiko yamaraga gusa kubera ko ibijyanye n'umuryango we byabaye kera nkiri umwana, rero ntabwo najya kubyinjiramo. Icyo namusezeranije akaba ari ukubaka ibihari ubu ngubu. Mariam yansubije ambwira ko nawe ubundi yasubije umutima impembero ku buryo atagikeneye no kwihorera hato hatazaza abantu baje nawe kumurimbura ugasanga bamutwaye n'ibindi byose amaze kugeraho nyuma y'amahano yabereye iwabo kera. Yamaze kumbwira gutyo mubaza niba ibyo ari byo yanshakiraga gusa byo kumenya ko meze neza ngo amenye ko akimfite. Mubaza n'impamvu abanyitayeho cyane, ansubiza adaciye ku ruhande ko nk'uko yabimbwiye akimenyana nanjye yumvise amaraso ye hari ukuntu yiruka mu mubiri nk'ikimenyetso kigaragaza ko yumva atuje iyo turi kumwe, bityo no kuba ari kumwe nanjye biri mu bintu bimushimisha.
asubiramo amagambo yigeze kumbwira ko niyo ntakongera kumukorera amamisiyo ariko nkamuba hafi. Musubiza ko ninjya mbona akanya azajya abona amugezeho mu biro bye muganirize. Ambwira ko amfata nk'umwana we w'umuhungu. Mbere yuko nsohoka mu modoka yari igeze hafi y'aho agiye, nahise mubaza ndimo kumwinja, mubaza amakuru y'umugabo we nyuma y'ibyo twamukoreye. Mariya aruhutse umutima ambwira ati nkubwije ukuri, umugabo wanjye antera ubwoba kuko ubwo twamwakaga imigabane afite yose nari nzi ko azaca bugufi akaba umuntu utuje, ariko uburyo yahise amera ahubwo nk'ihene icitse ikiziriko bigaragara ko wagira ngo afite ibindi bintu ntazi, kandi njya ngira ubwoba ko ibyo bintu yishingikirije bishobora kurimbura ubuzima bwanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mariya yamaze kumbwira gutyo njye mpita nsobanukirwa byose, menya ko nta kindi kintu Burufusi ahugiyeho uretse kuba afite igisirikare cy'inyeshyamba muri Kentrone ndetse akabona n'ubufasha bwa Toresi ku buryo mu minsi mike cyane batekereza ko bazafata igihugu. Kuri ubu Mariya akaba nta kintu avuze kuri Rufusi kuko buri wese yafashe inzira ye. Nahise mbwira Mariya ko nta kintu kizamubaho mpari, nzamurinda cyane. Aramwenyura akora mu isakoshi akuramo ikarita ya credit card, ambwira ko kuva uwo munsi ikintu cyose nkeneye guhaha nzajya ngikura ku ikofi ye, nanjye nakira ntitangiriye itama kuko n'ubundi ari ibyacu nkwiriye. Ankora ku rutugu atera urwenya ambwira ati ariko nyine ntuzampombye cyane. Namusezeyeho icyakora nshimishwa n'ikiganiro twagiranye kuko hari amakuru yandi nari mbonye ngiye gukurikirana. Yamaze kugenda ndebye mbona amasaha yo ku mugoroba ageze, ariko abakozi bo muri Global Hospital batarataha. Mpita mpanga kujyayo ngo ndebe ko nabona Dina nkamuganiriza nkamenya amakuru y'umuryango we dore ko ntanabaherutse. Ni nako byagenze, nateze akamoto kihuse cyane nza kugera ku bitaro mbaririza abakora amasuku aho nakora umusuperivizeri wabo. Bambwira ko iki gihe abari mu biro bye, mpita ngenda nzamuka aho akorera. Nkigera ku muryango mbona Dogiteri Neri Pascal arahasohotse, ariko mbona afite umujinya mwinshi cyane ku buryo yandebye nkabona ndebana umujinya, ariko atari uko yamenye uwo ndi we ahubwo ari uko afite umujinya adashaka kureba abantu. Amaze kurenga ngenda negera ibiro bya Dina, ndakomanga nawe ahita afungura. Mukumbona ahita amenya ambaza amakuru ariko ameze nk'ufite urwikekwe. Ansaba kwinjira niba ntacyo bintwaye kwinjira ahaba ibikoresho bikora amasuku. Musubiza ko nta kibazo na kimwe bitwaye kuko nshaka kuganira nawe gusa. Namaze kwinjira Dina mubaza amakuru y'iminsi, ansubiza ko ari asanzwe nyine by'iyi minsi. Mpita mubwira ko ndi kubona wagira ngo ntabwo atuje na gatoya. Ambwira ko hari ibibazo by'iyi si, ariko ubwo ndi umuntu wamukoreye ibitangaza birenze kimwe mu buzima bwe ntabwo yabura kumbwiza ukuri. Mubaza ikibazo gihari ahita ambwira avuga ati musore, ntakubeshye rimwe na rimwe njya nibuka ubuzima bwanjye mu buto bwanjye, rimwe ngasanga ndi kwicuza impamvu navutse, ubundi nkicuza impamvu nahisemo inzira runaka. Nubwo njya nsanga nyine ubwo najyaga guhitamo ayo mahitamo ntarabanzaga gutekereza ibizakurikiraho nyuma, ariko ikintu nicuza cyane ni inzira yamvanye iwacu aho nabaga nkiri muto nkaza muri uyu murwa mukuru wa Kent. Nubwo nanone nabikoze ndi gutabara ubuzima bw'umuntu, iyo ikaba inkuru ndende ntazi niba nakubwiraho aka kanya. Gusa nyuma yo kugera ino umuntu wa mbere nahuye nawe akamera nk'aho ahinduye ubuzima bwanjye. Aka kanya niwe umeze nk'aho n'ubundi arimo kubuzunguza bigatuma nyine nkomeza kwicuza. Ntabwo nzi niba ubona uriya mugabo uvuye hano ubwo wazaga niwe muntu wa mbere nakunze mu ibanga rikomeye, ni nawe twabyaranye umwana wanjye w'imfura. Mu minsi yashize yafashe umwanzuro wo gutandukana n'umugore we babanaga, ambwira ko ari njye muntu akunda kurusha abandi kandi nanjye mbizi kubera ukuntu yanyeretse ko nkunda mbere hose tugihura ndi umukozi ukora akazi wabo mu rugo. Noneho mu minsi yashize ubwo namaraga kumenya amerekezo y'abana banjye, byabaye ngombwa ko nganira nabo nkababwira ubuzima nanyuzemo mu minsi yashize yose. Byaje gutuma umukobwa wanjye w'imfura Derek amera nk'uhindutse ku buryo yatangiye kunanira birenze urugero. Ngaho yatangiye gutaha amajoro, ngaho yaraye aho yagiye, ndetse igihe kimwe aza kumbwira ko ngo yabonye umuntu bakundana. Mu kumubaza uwo musore wamutwaye umutima, Derek ambwira ko atari umusore muto ahubwo ari umuntu w'umugabo ukuze ariko ufite igikomere ku mutima cyo kuba umugore we n'abana baramutaye, ariko akaba afite n'amafaranga ku buryo asigaye amumenyera byose. Derek mu kumbwira gutyo ndikanga mubaza uko yajya gukundana n'umugabo abizi neza. Ansubiza ambwira ko ntagomba guhangayika kuko buri muntu wese agira amahitamo ye. Bituma ntangira kwicira urubanza rwo kuba mu buzima bwose nabanye n'umugabo wanjye n'abana bacu Derek na Kimu. Iyo papa wabo Gilbert nawe yabonekaga gakeya kubera gukarata ashaka imibereho,
atabonekaga ngo abaganirize ubuzima busanzwe. Njyewe n'ubundi ntabyo nari gukora bitewe n'uko nahoraga mpangayikiye ikintu kimwe gusa, ko umugabo wanjye azavumbura ko umwana w'imfura namubwiye ko twabyaranye atari uwe nyirizina. None ako kanya akaba aribwo bitangiye kungaruka. Natekerezaga ko ntangiye ubuzima bushya n'abana banjye, ndetse na Neri Pascal wari umaze kumenyera imibereho naho tugomba gutura, nubwo ataraza aho dutuye na rimwe kugira ngo mwereke abana banjye nawe bamubone. Reka mu minsi rero ikurikiyeho dupange ko agomba kuza nkamumurika nk'umugabo nsigaye nkunda inyuma ya papa wabo Gilbert. Neri Pascal amaze kwicara neza ndimo kumwakira, Derika yaturutse muri dushe avuye koga. Agikubita amaso Pascal ahita amubaza impamvu aje aho ngaho. Nanjye mu kubibona mbabaza aho baziranye. Derika ambwira ko uwo ari wa mukunzi we yambwiraga. Pascal ahita ambaza uwo mukobwa niba ari umukobwa wanjye. Mpita mwikiriza amubwira ko ari umukobwa wanjye. Ikirenze ibyo mfatira na kimwe ataragera aho ngaho, bombi mbabwirira icyarimwe ibyo nari narahishe umukobwa wanjye Derika, ko uwo mugabo arimo kubona imbere ye ari we papa we wa nyawe. Bose bagwa mu kantu babura uko bifata. Kuva ubwo Derika ahita ava aho ngaho yihuta cyane ajya kwambara. Mu gushaka kumuvugisha nca amazi avaho aragenda. Nsigarana na Pascal mubaza uburyo nk'umuntu w'umugabo kandi wari ubizi neza ko njye nawe turi mu rukundo, nyuma yo gutandukana n'umugore we atinyuka akajya gukundana n'umwana ukiri mutoya nka Derika. Intambara hagati yanjye nawe ziba zitangiye ubwo, ndetse ahita ava aho ngaho aragenda ku buryo twongeye kumara iminsi myinshi tutabonana. Ku rundi ruhande Derika niko yari yararakaye cyane, ariko umuntu wa mbere yarakariye ari njyewe, atarandakariye kubwo kuba nari naramuhishe papa we, ahubwo nziza gusa ko ngo namutwariye umuntu akunda. Kuva ubwo ahita ajya kwa Rachel avuga ko ariho agiye kwibera, ariko nabyo yabikoze nko kwikingiriza. Ahubwo naje kumenya ko mbere hose Derika yari yaramaze kuraruka kera cyane, yaragiye mu bintu by'ikigare. Hakubitiyeho kumenya ko nakundanaga na Pascal, ahita ashenjagurika umutima. Cya kigare yajyagamo gihita kibyuka bushyashya. Umwana w'umukobwa atangira kuzenguruka amageto y'abasore batandukanye hamwe akanaharara, yishingikirije ko ngo yashenjaguritse umutima. Ikindi gihe nongeye kumubonaho ntungurwa no gusanga umwana w'umukobwa asigaye ahumuraho inzoga ndetse akanasinda. Ariko icyo ngerageje kumubwira cyose akambwira ko nta kintu na kimwe ngomba kuvugana nawe. Mbonye njyewe ntabasha kubishobora, nza kuvugisha Rachel ngo amuganirize. Umunsi Rachel yabigerageje, Derika niwe yaviriyeho muri urwo rugo. Kugeza ubwo nkaba ntazi ahantu nshobora kumushakira. Nyuma y'iminsi myinshi narabuze icyo nakora n'icyo nareka, ndetse maze kunanirwa nsanga nta kindi nakora uretse kwicara ngatuza kugeza igihe azongera kumenya ko azatahira mu rugo. Ndatuza ntegereza ko azaza. Nyuma umujinya wa Neri Pascal amaze gushira aza kundeba, ambwira ko kuri ubu umubano wacu utagihari, ikintu ashaka ari uko namuhereza umwana we akajya kubana nawe, kuko n'ubundi nta muntu afite ubu kuko umugore n'abana bamutaye. Pascal mubwira ko ntazi ahantu umwana we aherereye, kandi ntabwo mbizi neza ko Derika n'ubundi yifuza kuba yakongera kumubonaho, cyangwa se nanone nabona ashaka kongera kumubona azabona amugezeho. Pascal ahita ambwira ko ampaye igihe kitarenze ukwezi nimba ntaramubonera umwana ibintu bizambana bibi cyane. Mubwira ko areka kunkanga kuko umwana nawe ni uwanjye, bityo amushake, cyangwa se nanamubwira mwibutsa ko kuba Derika yarabuze ari we wabigizemo uruhare mbere ajya gukundana n'umwana abyaye, ahubwo biraba ari amahire ntihagire ikintu kibi yaba yaramukoreye. Iminsi yakomeje kwicuma ari uko bimeze, ndetse n'amezi arataha, kugeza ubwo Pascal yongeye kugaruka ambwira ko ari kunsaba imbabazi z'ibyo yankoreye njye n'umwana wanjye, bityo urukundo rwacu twongere turusubukure. Mwibutsa ko nari naramubwiye ko nzabana nawe yaramaze gutandukana n'umugore we byemewe n'amategeko, ariko mubwije ukuri ubu byarahindutse, ntabwo ngikeneye kubana nawe cyangwa se gukundana nawe. Pascal ambwira ko Gatanya yari yaramaze kuyaka n'umugore we, nubwo byose byabaye umugore we adahari, akifashisha umucamanza w'inshuti ye wamuhaye Gatanya, nyuma yo kugaragaza ibimenyetso ko umugore we yataye urugo imyaka itari umwe gusa. Aribwo yaragarutsemo hakanira amubwira ko nakoze amakosa menshi mu buzima, ariko igihe kigezweho nuko ndashaka no kuba umwana wanjye w'umuhungu Kimu, urwibutso byibura rw'ubuzima bw'umugabo twabanye, akanarera Derika nk'umwana we Gilbert, nawe ntashaka kumuhomba. No kuri iyi nshuro akaba ari byo yaraje kunyingingira nyuma y'uko amaze iminsi myinshi anyoherereza ibintu by'impano, atekereza ko bizatuma nshobora kumukunda nanone, aribyo bitumye agenda arakaye cyane. Dina yamaze kumbwira gutyo mu gahinda kenshi, nibaza ibyabaye kuri Derika. Mpita nibuka mu minsi yashize ubwo njye na Gema twabonaga byose byabaga kuri Derika, ko burya aribwo
urwo rutambi rwari rwaramaze guturika. Ako kanya nibwo nahise niha n'igisubizo simusiga kinyereka ko Dogiteri Neri Pascal yatandukanye neza na mama wa Neyira. Gusa wenda nkaba nsigaje kumva uruhande rwa Rosange niba hari ikintu kindi agitekereza kuri Pascal. Mu gusesengura nsanga mama wa Derika na mama wa Neyira n'ubundi ntaho batandukaniye ku byababayeho, kuko bahuriye ku kuba buri wese afite umwana w'imfura atabyaranye n'umugabo we, ndetse kuri ubu buri wese akaba yaratandukanye n'umugabo we, aho umugabo wa Dina yapfuye naho mama wa Neyira akaba yarahunze umugabo we, ndetse noneho kuri ubu abagabo babo banabyaranye abana babo buri wese w'imfura ari gushaka uko yasubirana n'uwo babyaranye, gusa hakaba hari amahirwe menshi y'uko bitashoboka. Ibyo amaze kubitekereza nahise mbaza Dina niba n'uyu munsi atazi ahantu Derika aherereye. Ansubiza ambwira ko n'iperereza aherutse gukora mu tubari twinshi cyane dutandukanye two muri Kenti atari kubasha gusura amageto y'abasore bose ngo abashe kubishobora. Mpita nongera kwibuka ukuntu ubuzima bw'umuntu bwiburungushura mu mwanya muto nk'uwo guhumbya, bugahinduka ibyari byiza bikaba bibi, umuntu akibagirwa ko yigeze kugera ku rwego runaka, kandi buri muntu wese wo ku isi akaba ibyo bishobora kuba byaramubayeho. Nihanganishije Dina mubwira ko ubwo menya amakuru nzashaka uko nshoboye mufashe gushaka Derika turebe ko twamubona kandi agira icyizere azamubona. Kuko bwari bwije navuye aho sinatega bisi ahubwo ntega moto yahise ingeza muri karitsiye irimo inzu y'ibanga ya Lewis. Ngeze mu rugo nsanga bose bicaye muri salo bambaza niba urugendo rwanjye rwagenze amahoro. Mbabwira ko ibintu byose ari amahoro. Nicara akanya gatoya tuganira bisanzwe. Rosange ahagurutse yerekeje mu gikoni, mpita mvuga rya jambo ry'ibanga ryacu kugira ngo duhurire muri cya cyumba tugire ikintu tuganiraho. Neyira, Gemma, Petero ni Lewis, Brian na Vivensi barahaguruka barankurikira. Tugeze mu cyumba turicara uretse ngewe wasigaye mpagaze, mpita mbabwira nti uyu munsi nahuye na Mariyamu. Amakuru namukuyeho ashobora kutubera imbarutso yo kuba twamenya bimwe mu byo dukeneye, bityo hari ibintu dukeneye kwemeza. Nahise mbabwira byose yambwiye. Petero ni Lewis ahita avuga ko tubanza guhamagara Ramari na Hiberi tubabaze niba koko muri iyo myaka ya kera baba barahawe misiyo n'uwo mugore Mariyamu, nidusanga ari ukuri tubakure kuri liste yabo turi gukeka. Gemma yafashe telefone nanjye mfata indi, ahamagara Ramari nanjye mpamagara Hiberi. Mubaza amakuru y'iminsi ambwira ko mu minsi yashize Ramari yamubwiye ko yanciyeho iryera, akamubwira ko asigaye yaravuye mu kazi agira ngo nzamusure dusangire kamwe, ariko arategereza amaso ahera mu kirere. Kapiteni Hiberi mubwira ko hari akamisiyo kahise kavuka, ariko ntabwo bivuze ko tutazabonana kandi vuba, kuko dufite no kuganira ku kibazo cy'umukobwa we Bonita. Hiberi ahita ambaza uburyo nabimenye, musubiza ko Bonita ari we wabimbwiye. Ambazanya amatsiko niba naribwiye Bonita, musubiza ko ntamwibwiye. Aruhutse umutima ambwira ko Bonita ari injajwa mu buzima busanzwe, sinkakora ikosa ryo kumubitsa ibanga. Gusa ambwira ko kiriya kibazo mu bigaragara umuntu kirimo arakomeye cyane, kuko babuze aho bamenera. Hiberi musubiza ko mu minsi itari myinshi nzabatungura nkabazanira igisubizo kirambye. Ambwira ko anyizeye ubwo nabyinjiyemo birasa n'ibyakemutse. Nahise mubaza ibyo nashakaga kumubaza. Hiberi ambwira ko ariko byagenze, ariko nta kintu we na Ramari babonye byatumye Mariyamu arekera aho ngaho. Kumbe Hiberi agiye gukomeza, nahise muca mu ijambo musaba kwicecekera hato hatagira uwumva ibitagenwe, kuko ibyo yari agiye kuvuga no kuvuga ko ari we wari ubiri inyuma, nkuko we na Ramari babimenye maze kubabwira uwo ndi we. Namusezeyeho nsanga Gemma nawe yamaze kuvugana na Kapiteni Ramari, nawe abyemeza nkuko Hiberi yari yabyemeje. Petero ni Lewis avuga ko abo bagabo bombi twabakura ku rutonde kuko nta ruhare rwabo tubabonaho. Gusa uko Petero ni yavugaga ngo uwo mugore avuga Mariyamu atazi ko ari umugore bamaranye imyaka myinshi bakundana, bakarara no mu buriri bumwe bakanabyarana, ndetse ngo n'abo bagabo atazi ko Hiberi na Ramari ari inshuti ze magara. Abari aho twese byaratubabazaga ku buryo njyewe numvaga namubwira ko ari we Petero ni Lewis, ariko nkabona ibyaba nyuma yaho tutabyakiriza amaboko yombi. Brian yahise avuga ko ikintu twakora ako kanya ari ugushaka niba koko amakuru Mariyamu yampaye yo kuba ngo ibimenyetso byaragiye byibwirwa mu bugenzacyaha na polisi ari ukuri. Mpita mubwira ko nanjye nari nabitekereje, bityo ndumva uwo mugoroba tutawupfusha ubusa kuko haracyari karere kadukora akazi. Mpita mbaha igitekerezo cyo kuba twakwigabamo amakipe abiri, ikipe imwe ikajya gushaka amakuru y'ibimenyetso byibwe muri polisi yaho Mariyamu yambwiye nyuma y'imyaka 2 n'amezi 4 amahano abereye iwacu, noneho indi kipe ikajya gushaka amakuru ku byibiwe mu biro by'ubugenzacyaha nyuma y'amezi 9 bibaye.
mpita mvuga ko njyewe na Suzimike turajya gushaka iby'ubugenzacyaha kubera ko hari n'imisiyo dufite ku muyobozi mukuru w'icyo kigo. Noneho Vivensi Neyira na Petronile Lewis bo barajya gushaka amakuru ku byabereye muri polisi icyo gihe. Brian ashatse kuvuga ko tujyana tumubwira ko abanza gutuza akigumira mu rugo, natwe ntawe uzamurenganya ko ntacyo yakoze. Ubwo twavuye mu rugo twese mu modoka ya Vivensi batugeza ku biro by'ubugenzacyaha, bo bakomeza berekeza ku biro bya polisi Mariyamu yari yandangiye. Nta kindi cyari kitujyanye uretse gushaka amakuru kuri resebusiyo y'uburyo twabonanamo na Amoni, kuko niwe twashakaga nk'umuntu wahoze ari umuyobozi muri icyo kigo na mbere y'uko papa aba chairman wa kampani yacu. Gusa ntabwo byagenze nk'uko twari twabipanze, ahubwo byaratworoheye cyane kubera ko twasanze Amoni asoje inama arimo gutaha, ahita tubona tugiye kugera kuri resebusiyo, aza dusanga atugeraho atubwira ati nta n'ubwoba cyakora mugira, mugatinyuka mukaza no mu biro by'iperereza gutyo kandi ubu dushobora kubafunga. Gema ati impamvu nta kibazo tubifiteho nuko sindiketi yacu izi neza aho turi kabizi n'igihe tugomba gusubirira aho dutaha. Ikibazo se dufite cyaba ikihe? Ahubwo tugize amahirwe, hari igihe waduha n'iyo cyaba gito se ngo tuganire. Amoni yameze nk'uwiruhukije byo kutwereka ko tumufite, atubwira ko tumukurikira mu biro bye. Ni nako byagenze, twageze mu biro bye atubaza icyo dushaka vuba vuba ngo hatagira n'utubonana. Mpita mubwira ko nshaka kumubaza amakuru, ambaza amakuru dushaka yayaduha, ambaza amakuru impamvu twumva ko yayaduha, musubiza ko ari amahitamo ye, ahitemo kuyaduha cyangwa se ayatwime. Icy'ingenzi ni uko turaba twayamubajije. Amoni yamaze kubyumva kubita intoki kumeza avuga atari ku bundi mwabantu mwe muri bande Perezida Venize amenya ko muri ahantu runaka agahita ahindura gahunda igitaraganya agahita aza kubareba, mukorera abandi ibintu byose mukora mubimenya gute? Mwabayeho ryari? Gema aturimo kwiruhiriza ubusa, icyo wamenya wenda cyane kugirira umumaro nuko ntaho dutandukaniye namwe mwese, twese dukorera igihugu cyacu. Icyakora aho bitandukaniye nuko mwebwe mukora muhembwa, ariko twebwe tukaba turi abakorerabushake, nubwo dukoresha imbaraga zacu cyane kurusha mwebwe. Nkubaza ikibazo, ubu wabaza ikibazo ku basekuruza bacu impamvu barwaniye igihugu? Ese utekereza ko iyo batabaho ubu igihugu kiba kimeze gutya? Hanyuma se utekereza ko abasekuruza bacu ari bo bari bafite amaraso ashyushye yo kurwanira igihugu gusa ngo kubera ko iterambere ryaje ubu hakaba hataboneka abandi bantu barwanira igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Reka nizere ko ngusubije ibyo wibazaga byose. Mpita mubwira nti nyuma y'uko chairman wa kampani ya Lewis yishwe n'abandi bose muri kampani, hari amakuru avugwa ko ngo hari ibimenyetso byibwe mu biro byanyu, kandi ibyo bimenyetso byari gutuma hari abantu bakomeye bari kumenyekana ko bakoze amahano muri ibyo bikorwa. Amakuru dushaka kumenya ni ukwemeza ko byabaye nyuma y'amezi 9 byabereye kwa Lewis bibaye. Amoni yabaye nk'ucitse intege ahita avuga ati Mana ishobora byose, ayo makuru mwayakuye hehe? Gema ati bivuze ko ayo makuru ari ibanga? Amoni azunguza umutwe atureba ameze nk'uwatunguwe cyane, arenzaho avuga ati umuntu umwe uza ayo makuru yarihanangirijwe cyane, abwirwa ko naramuka atumye agera hanze ashobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Sinzi ahandi hantu mwaba mwarayakuye. Mpita mvuga nti uwo muntu wenyine uza ayo makuru akaba ari Mariyamu. Amoni ahita yikanga avuga ati niwe wabibabwiye? Yamaze gutungurwa gutyo njye mbona ko harimo ikindi kintu kibyihishe inyuma, nuko mpita mbwira Amoni ati yego, Mariyamu niwe wampaye amakuru. Sinzi impamvu bigutunguye, ariko ndifuza kuyimenya kubera ko nuyimpisha n'ubundi nzakoresha uburyo bwanjye amakuru nyagereho. Amoni yaruhukije umutima akomeza atubwira ati oke, ngiye kubabwira ikintu, ariko niba koko muri abagabo bahagarara ku ijambo ryabo mukanasohoza amasezerano, murabanza munsezeranye ko ingaruka zose zizaza muzandinda ko zangeraho. Gema ahita avuga ati witubwira byinshi turabigusezeranije sheri, sibyora? Gema yabivuze gutyo, nanjye nzunguza umutwe twemerera Amoni ko tuzamurinda ingaruka zaturuka ku bintu agiye kutubwira. Nuko atangira atubwira ati nyuma y'ibyabaye abantu bose bazi, Mariyamu yahise atangira gukora ikirego ku buryo abashinjacyaha benshi cyane ndetse n'abavoka batangira gushaka ibimenyetso. Hamwe batasigaga n'ibuye na rimwe ridaterewe hejuru, buri cyose babonye kikazanwa mu kigo cy'ubugenzacyaha ngo kizasuzumwe. Gusa nubwo ntumvikanaga na Petronile Lewis atari uko hari ikibazo dufitanye, ahubwo kubera ko gusa abantu benshi nkanjye, harimo abayobozi yewe n'abandi bantu bikorera ku giti cyabo,
ari ishyari tumufitiye cyane cyane uburyo yaje ari umwana mutoya yarangiza akiyegurira imitima y'abaturage ndetse na leta, ku buryo yaturemerezaga ibitugu bigatuma na bimwe mu bibazo bidakemuka atabigizemo uruhare. Mbese ameze nk'aho ari Imana abanyakentrone basigaye basenga. Ibyo bigatuma tumwanga urunuka ku buryo natwe ubwacu twakoraga ibishoboka byose tukaba twamugusha mu mutego umwambura ububasha, ariko bikanga. Gusa uretse icyo nta kindi, kuko n'ubundi akazi kacu kakorwaga bisanzwe. Aribwo njyewe ubwanjye naje gusesengura ibyabereye muri kampani ya ba Lewis, nkibaza uburyo hari uwashimuse umugore wa chairman n'umwana wabo, akica umugabo gusa n'umwana, umugore akamusiga. Ntangira kugira amakenga ko Mariam ashobora kuba bifitemo uruhare. Ngendera kuri icyo kintu nshaka ibimenyetso byanjye ku ruhande, ariko nkabizana hamwe n'ibindi. Aribwo bw'ibimenyetso byendaga kugwira dusigaranye ihurizo rimwe gusa ry'umuntu twari twarise X. Byagaragaraga ko ashobora kuba afite ububasha bukomeye cyane, akaba ari we wagize uruhare mu rupfu rwa chairman. Gusa kubera ko njye nari mfite ya makenga yanjye, ngahita nkeka ko uwo muntu w'igikomerezwa ashobora kuba yarafatanije na Mariam ahubwo. Gusa umunsi umwe mu ijoro rimwe haje abantu babiri bafite umuvuduko uhambaye cyane, ku buryo bakubise abashinzwe umutekano barinda ikigo cy'ubugenzacyaha, bakinjira ahabikwa ibimenyetso bakabyiba bakabitwara, byose biburirwa irengero. Gutyo ubwo amakuru yatugeragaho mu rukerera twese twabyukiye aho ngaho, ndetse na Mariam tumubwira ibyabaye ngo abimenye, ari nawo munsi ugukeka kwanjye ko ashobora kuba yaragize uruhare mu byabereye kwa Lewis kwahagaze. Ubwo twamaraga kumubwira byose ari mu biro byanjye njye nawe, gusa Perezida Venice ubwe yiyiziye mu biro byanjye, ansangana na Mariam atubwira ko hari ubutumwa azanye, ariko ubwo butumwa akaba ari amakuru y'ibanga ku buryo ari twebwe tugomba kuyamenya gusa. Akaba ari ubutumwa azanye buturutse ku muntu ufite ububasha mu gihugu cyacu, ku buryo mu buryo bwo aribwo bwose akirekuye cyahita gihungabana. Venice avuga ko atumwe ko Mariam yicaraga tuzi ibyabaye akabirenza amaso, nibwo azagira amahoro, cyangwa se nawe azicwe nk'uko umugabo we yapfuye n'umwana we, kimwe n'abandi babaye ibitambo bose kiriya gihe harimo musaza we. Gusa uburyo Perezida Venice yabivugagamo wabonaga ari umuntu nawe ufite ubwoba, ku buryo wagira ngo uwo muntu wamuhaye ubutumwa arakomeye cyane, hafi nko kuba nk'Imana. Venice amaze kugenda twese twacitse intege twibaza ku muntu waba warakoze ibyo, biraducanga. Icyakora mu gihe ngifite ubushake bwo gukora iperereza bushyashya, natunguwe no gusanga Mariam yaracitse intege, ambwira ko adashaka gukurikira umuryango we. Iminsi yakomeje kwicuma n'imyaka irataha. Hashize igihe twumva ngo hari sitasiyo ya polisi yaje guterwa n'abantu batazwi, biba ibimenyetso bijyanye n'ikirego cya Petron Lewis, byaje gutuma umupolisi wari ukuriye iperereza muri iyo sitasiyo ahita yirukanwa mu kazi igitaraganya. Kuva ubwo amaboko ndayamanika. Ibijyanye na Petron Lewis nongeye kubyumva mu minsi yashize ubwo twagonganaga muje kubohoza wa musore wanyu. Gema ati none se nukubera iki utekereza ko hari ingaruka zishobora kukugeraho? Amoni ati none se urumva mutameze nk'abantu mushaka kuzura kaboze, bimenyekanye ko twavuganye ntabwo ari njye w'icyo gikomerezwa cyageraho? Amoni yamaze kutubwira gutya mpita menya ko iyo ari imitwe ya Mariam, nabo bafatanije kugira ngo bahishire ibimenyetso, ubundi babeho nk'abere nta muntu uzabakurikirana. Tumushimira amakuru aduhaye dusohoka aho ngaho, ubona byaducanze cyane. Turimo kugenda Gema mbaza impamvu Mariam ashobora gutanga amakuru yerekeranye n'uburyo bazimangatanije ibimenyetso n'uburyo ari incakura. Mu gutekereza neza mpita mvuga nti aha, cyangwa se hakaba hari ikindi kintu kimwe kibyihishe inyuma. Mariam nabo bafatanije misiyo bakaba barashwanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gema ahita ahagarara avuga ko ahubwo iyo ariyo kese yabayeho, bivuze ko Mariam ashobora kuba yatubwiye byose kugira ngo aduteze abantu bakoze amabara aribo tugendaho we yiyicariye, ndetse kutatwerurira ngo atubwire aba aribo akaba ari ukugira ngo tutamukeka ko yaba abazi akaba yaracecetse. Gema ahita avuga ko ibi bintu byose biri kugenda bihurira ku muntu w'igikomerezwa wari inyuma ya byose. Mpita mubaza niba twabaza Perezida Venice kuri ayo makuru, kuko tuziranye ntabwo yazatuma Amoni hari ikintu kimubaho. Gahunda ibi iyo ngiyo ko ari ugushaka uko twahura na Perezida tukamubaza amakuru. Ntabwo byaje gutinda, twageze mu rugo dusanga baneyira batarataha. Tuganira bisanzwe kugeza ubwo nyuma y'amasaha 2 batashye, ariko ubona batashye bameze nk'abacitse intege. Mu kugera muri salo batabanje no gusuhuza, Neyira ahita avuga ijambo ry'ibanga nko kuvuga ko dukenewe mu cyumba cyacu. Tugenda twese dukurikiranye na Brian na Raza. Neyira atangira avuga
ati murabizi mwese ko ari njye uzi kuba ari inkuru, reka mba ari njye ubabwira uko ibintu bihagaze. Petroni Lewis ahita amuca mu ijambo avuga ati mbere y'uko utangira kuvuga inkuru yose ndagira ngo mbanze mbabwire ko aka kanya iyi misiyo twaba dufashe akanya ko kuyihorera tukabaho ubuzima busanzwe, kuko ubusesenguzi bwanjye ntabwo buri kunyemerera ko nshobora gutera indi ntambwe. Gemma ati kubera iki se? Neyira ati sasa tukigera kuri sitasiyo ya polisi bahise baduha amakuru ko umunsi byabaga hari umupolisi wirukanwe akaba ari we wari ushinzwe iperereza kuri iyo sitasiyo ya polisi. Baturangira aho asigaye atuye, uhaturangiye bigaragara ko ari umusore mushyashya mu kazi, atubwira ko tutazamuvuga nk'uwaduhaye amakuru. Dufata urugendo rwatugejeje muri santere, ubundi tugenda n'amaguru kugeza tugenda tubaririza urugo rw'uwo musaza. Tukihagera duhurira nawe mu mbuga yiwe mu rugo rwe n'umukecuru ndetse n'umukobwa wabo barimo kurambika amasuka hasi barimo kwiruhutsa. Mu kubabaza amakuru yabo batubwira ko ari meza, bakaba biriwe mu kazi ko guhinga nk'uko bisanzwe, hiyongereyeho n'umunaniro w'urugendo bakoze bavuye guhinga kuko bahingaga kure. Mu bigaragaraga byagaragaraga ko ubuzima bw'abo bantu bugoye cyane. Muri make twahise tubibwira ko nta kindi kituzanye uretse gushaka amakuru y'ibyabereye mu rugo rwa Petroni Lewis mu myaka yashize. Umukecuru n'umukobwa bakibyumva bahita bahaguruka bihutira kwihisha mu nzu igitaraganya. Umusaza ahagarara imbere ya Lewi aravuga ati mwumve mwa bantu mwe, ntabwo mbazi namwe ntabwo munzi, ndabasaba amahoro muva ahangaha ndetse ntimuzongere na rimwe kukuba mwagaruka ahangaha ndabibasabye. Umusaza yamaze kuvuga gutya ahita ajya kwinjira mu nzu, ariko atarafunga umuryango Lewi ahita amufatiraho aramubwira ati nta kindi kigoye tugiye kugusaba uretse kuduha amakuru gusa n'impamvu yaba yaratumye ibimenyetso byibwa mu kazi kawe, turakwinginze tuzabigira ibanga. Umusaza mu kuruhutsa umutima tubaza abo turi bo, tumusubiza ko dufitanye isano na Petroni Lewis. Njyewe ubwanjye mpita mubwira ko ndi umwana wa Petroni Lewis, nkomeza mwinginga mubwira ko agirira umuryango wanjye bityo Imana izamwitura. Umusaza ahita avuga ko niba itaramwituye yarasibye, kuko uwamubona ubu ngubu ntabwo yamenya ko yari umupolisi ukomeye kandi ubayeho neza n'umuryango we. Umugore wari umusirimu none akaba yarahinamiranye. Uwo musaza yamaze kuvuga gutyo njye na Vivensi turebana nko kwemeza ko ibyabaye bishobora kuba byaramugizeho ingaruka. Mpita mubwira ko twese byatugizeho ingaruka kuko natwe ubupfubyi bwatwangirije ubuzima. Umusaza adaciye ku ruhande avuga ko dushatse intambara turi kurwana twayishyira ku ruhande tukayireka kubera ko tudashobora kuyitsinda. Mu kumubaza icyo ashaka kuvuga, umusaza avuga ko ibintu agiye kutubwira nta muntu n'umwe ugomba kuzamenya ko ari we byaturutseho, ndetse na nyuma yo kubitubwira byaba byiza ubundi twicecekeye n'intambara tuzarwana ntituzigere tubikoresha. Mu matsiko menshi adusaba ko tujya hanze y'urugo rwe akatubwira uko bimeze. Turamukurikira tujya mu isambu iri inyuma y'inzu batuyemo ishaje. Umusaza aruhutse umutima avuga ati nari umupolisi mwiza nkora akazi kanjye neza, kubera ko na mbere y'uko ubugenzacyaha buza nari umupolisi ukora iperereza ku banyabyaha kandi mbifitemo uburambe. Nari ntunze umuryango wanjye nkoresheje ubwenge bwanjye bwo guhuza ibimenyetso nkagaragaza ko ari ukuri cyangwa se atari ukuri. Ariko byose byarangiye umunsi Petroni Lewis apfa. Abapolisi bagenzi banjye mbateranyiriza hamwe uko ari batatu, mbabwira ko tugiye gukora iperereza ryimbitse kandi uwakoze ibyaha azabihanirwe. Byatumye negera abakozi muri kampani mbigiraho inshuti ariko batazi ko ndi umupolisi, bituma mbona uko njya muri kampani aho uko nshaka hose, kugeza ubwo byamfasha amezi 9 njye n'abasore banjye turi gukusanya ibimenyetso. Ikintu cyadutunguye twese ntabwo ari ukuba abasirikari ba Special Force barageze muri kampani ku munsi wo kwicwa kwa Petroni Lewis, cyangwa se kuko Perezida Venice yarageze muri kampani uwo munsi. Ikintu cyadutunguye n'uburyo umunsi Petroni Lewis yiciweho muri icyo gitondo hagati y'amasaha yaraviriye mu ntara, twamenye amakuru ko yari yagiye gutabara umugore yafataga nka mama we. N'igihe yiciwe twabonye ibimenyetso ari kumwe mu buryo bw'amafoto ndetse n'amashusho na Mariamu na Rufusi ndetse na Perezida Venice Salvatore bari kunywa bishimye baseka ubona nta kibazo na kimwe gihari. Mu kugira ngo twibeshye mu kubimenyetso twongera guhuza neza cyane dusanga ayo masaha y'ayo mashusho n'amafoto ari hagati y'urugendo Petroni Lewis yakoze mu ntara ndetse n'igihe umugore we Mariamu yagaragarije ko yashimutiwe akicwa. Ibintu bidashoboka na gatoya ko umugore wiciwe umugabo n'umugabo basigaye babana ndetse na Perezida Venice bari kuba bari kumwe, kandi amakuru yamenyekanye ari uko muri ayo masaha aribwo Petroni Lewis yahamagawe abwirwa ko umugore we yashimuswe.
Ibyo mu gukomeza kubitekerezaho ngo tuzashaka ubusobanuro bwabyo, abasore banjye babiri twakoranaga iperereza bazindutse bapfuye. Mu gutabaza ntungurwa no gusanga wa musore wa gatatu wundi twakoranaga burya hagati yacu yari umugambanyi utanga amakuru ahantu tutazi, ari we umaze kwica bagenzi banjye nari narateranirije hamwe. Mu kumubaza ubusobanuro bwabyo nsubiza ambwira ati afande, kino gihe cyose tumaranye muri no misiyo narakubashye cyane, nguha agaciro kugeza n'aka kanya ntakwishe kubera ko twabaye inshuti magara, nkamenya umuryango wawe n'ubuzima bwawe bwose. Wenda icyo nakubwira nuko amakuru yanjye yo utigeze uyamenya, cyangwa se ngo umenye uburyo butunguranye naje gukora kuri iyi sitasiyo yanyu, kuko ntabwo wigeze ubyitaho. Rero aka kanya ngiye kuguha ihitamo ryiza. Rino perereza tumaze igihe dukora riburirwa irengero, uhite wegura uve ku kazi wimuke uve hano mu mujyi hagati wigire mu nkengero z'umujyi, ushakeyo inzu iciriritse utangire ukora ubuhinzi, cyangwa se uhitemo kuba waguma mu gipolisi ukurikire bano bagenzi bawe. Ugiye guhitamo iki? Mpita musubiza nti none se Dani Marike, ubwo ibyo bishatse kuvuga ko ibintu twari dutangiye gukeka kuri iri perereza ryacu byaba ari ukuri? Dani Marike yampagaze imbere ntacyo nsubiza. Nanjye amahitamo mpita nyafata mpereye ku kwandika urupapuro rusezera ku kazi. Bya bimenyetso twari twarakoreye mu mezi 9 yose ntabwo namenye irengero ryabyo, kuko ntabwo nari nkiri mu kazi, nta nubwo nari mbyitayeho. Nguko uko ubuzima bwanjye bwahindutse mu mwanya muto nk'uwo guhumbya, buhinduka amaraso y'amaganya. Amakuru ndaza nyabwira umugore wanjye, ambwira ko haguma ubuzima ku bw'amahirwe umugore wanjye si nk'aba bandi ngo nubura akazi arakuvaho. Dutangira ubuzima gutyo. Umukobwa wacu w'imfura amaze kubyara umwana wa kabiri, aduhereza umwana we w'imfura ngo aza tubanishe. Buri ntangiriro z'umwaka bonane yanjye ikabi ya Dani Marike aza kunyihanangiriza ambwira ko ibyo nzi cyangwa se natekerezaga ku iperereza twakoraga ngomba kuba narabyibagiwe, nkamwikiriza amubwira ko n'ubundi kuba ntakiri umupolisi ntacyo nabimaza ndetse nta n'uruvugiro mfite. Ambwira ko nahisemo neza kuko byagaragaye ko nkunda ubuzima. Kugeza uyu munsi munsanze hano ari uko bimeze. Rero ibyo mwashakaga byabaye, nuko byagenze, nimugende ntimuzagaruke. Uwo musaza yamaze kutubwira gutya ahita dusigaho mu gisambu cy'inyuma y'urugo aragenda. Turebana uko turi batatu twese dutaha nta jambo na rimwe tuvuga. Turinda tugera ahangaha nta jambo na rimwe tuvuze kugira ngo hato tutaza kuvuga ibyo tutakwiriye kuvuga. Nguko uko urugendo rwacu rwagenze nyirizina. Neyira yamaze kuvuga gutya ibintu bitumvikana na gatoya, ngo hagati y'amasaha papa yaviriye Tesara ubwo Maxwell yari yagiye kwica mama we Maritina Jessica, agahamagarwa na Rufusi ko Mariyamu yashimuswe, n'igihe papa wacu yiciwe hagati mwo aho ngaho. Mariyamu na Rufusi ngo bagaragaye bari kumwe na Perezida Venice bari kunywa bishimye. Gute se? Kumva ibyo natekerezaga ni nako nabyivugishaga abo turi kumwe bose babyumva. Mu kubitegereza bose banyitegereza bari bwo mbona impamvu Petero Lewis yinjiye avuga ko ibyo turimo twabireka. Gusa kuri njye nari mbizi ko ibyo turimo gutekereza byose atari ibyo, ko Venice yaba yaragize uruhare mu byabereye iwacu. Ibyo bituma mvaho ngaho ngenda ngana mu cyumba ndaramo, nirambika ku buriri ariko sinamenyera igihe nasinziriye, kuko nongeye gukanguka mu gitondo bwakeye mbyuka nsanga ndi njyenyine mu cyumba. Mu gihe ndimo kwibaza impamvu papa na Vivensi bataje kuryama, navuye gukaraba mu maso ngo njye kureba aho bari. Mu kugera muri salo nsanga hicaye Gema, Neyira, Brian, Petero Lewis, Vivensi na mama wa Neyira bose bacecetse, ahubwo barimo kundeba uko nza mbasatira. Mu kubabaza ikibazo cyabaye kiri gutuma bandeba nkaho ninyariye, Neyira ashingura ikirenge aza nsanga aho mpagaze mbitegereza, ahita ampereza iPad ye afite ambwira ngo ndebeho. Mu kuyakira nsanga harimo ifoto y'umugabo w'umupolisi wambaye imyenda ya polisi yanditseho ngo rest in peace. Mu gukomeza kwitegereza neza ntangira gusoma amagambo ariho ntungurwa no gusanga handitseho ko wahoze ari umupolisi yasanzwe yapfuye muri iki gitondo, we n'umukecuru we ndetse n'umwana w'umukobwa bari basanzwe babana iwe mu rugo. Nkimara kubibona Neyira nyegera nyongorera ambwira ko wari wa mupolisi wabahaye amakuru mu ijoro ryashize. Mu gihe nkirimo kubitekerezaho ngo bashe kubihuza mpita nsubiza amaso inyuma, nibuka mu ijoro ryashize ubwo najyaga kuryama kubera ibyo nari maze kumva. Nkiri muri ibyo bitekerezo umutima wanjye washigukiye hejuru, telefone yanjye iri mu mufuka isonye. Mu kwikanga nsimbukira hejuru n'abari aho bose barikanga, mpita nyifata ndeba umpamagaye nsanga nimero ntabwo nyifite.
mu kumufata ahita nyibwira, nkimara kumva izina rye mpita ntangira gusenga Imana ngo ibyo agiye kumbwira bibe nta sano bifitanye n'ibyo maze kumenya ako kanya, nyuma yo gusanga umpamagaye nta wundi. Reba hano ibumoso urebe igice gikurikiraho cya 351 cy'iyi nkuru Ibango ry'ibanga, ukomeze kuyumva. Ndetse nanabanza no kugushimira cyane kuko waje kuri iyi YouTube channel yacu Imirasire TV Stories, tugiye kujya tunyuzaho izi nkuru zacu bisanzwe muri iyi minsi, bityo tukaba ariho tugiye gukomereza nyine nk'uko bisanzwe. Imana ibaha umugisha.